ishimwe ni ryawe data wa twese, icyubahiro ni cyawe, nta wundi wo kugiha mu isi no mu ijuru. Tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo rwawe. Imitima yacu uko bwije nuko bukeye, buri saha buri segonda ivuga urukundo rwawe n'ineza wadukunze. Nta wundi tuzaha ibyo ngibyo, nta wundi tubigeneye, nuko ari we watweretse urukundo ruruta uko twaruvuga. Umuririmbyi rumurenze aravuga ngo inyanja wayigira wino, ibyatsi byose akabigira amakaramu, abisi bose bakandika ku kirere ngo ntago babirangiza. Yarabuze uko abivuga, ariko natwe mu iki gitondo ntabwo twabona uko tubivuga, ariko imitima yacu urayizi, uyizi kuruta uko twe tuyizi. Reka icyubahiro kibe cyawe. Tukweretse abateze amatwi ikiganiro, iri teraniro, kugira ngo ibyo ushaka n'ibyo ushima ibibagirira umumaro, ibitugirira umumaro twe turaha, ibyo ubona dukwiriye biduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Ndabasuhuje bavandimwe muduteze amatwi, abakunzi b'iki kiganiro, abakunzi b'ubutumwa bwiza. Kuko niba uri umukunzi w'ubutumwa bwiza, uzi icyo mbese nasa nabanguza agaciro kabwo, uzi icyo ubutumwa bwiza cyari cyo, ndabizi neza uri umukunzi w'ikiganiro. Kuko tubivuze kenshi, n'ubushize hari umushyitsi wari wadusuye hano kuri ya mikoro njya mbabwira, yari yadusuye tuvuga ku nkuru nziza. Abantu bakwiye kuvuga iyihe nkuru, iyihe nkuru nziza, iyihe nkuru yururutse imitima, iyihe nkuru umuntu ashobora kumva babaye akishima. Inkuru tubwirwa neza yuko abayakiriye no mu mubabaro, n'ibyakababaje abantu, n'ibyagahangayikishije abantu, bo ngo bishima. Inkuru ikubwira ngo wishime iteka. Iteka uzi ko iteka harimo ko waba wapfushije ukishima. Uzi ko kwishima iteka wishima waba uraye. Uzi ko kwishima iteka wishima wabuze minerivare y'umwana. Uzi ko kwishima iteka wishima ugenda n'amaguru abandi bagenda n'imodoka. Kwishima iteka, ikintu cyajemo iteka rero kiba cyaturutse ku Uwiteka. Ubwo niwe ufite iteka wenyine. Ushobora kuba ahangaha mu isi, ushobora kugira ibyo utunze, ubutunzi bwo Bibiliya tubwira ngo bwitera amababa bukaguruka. Iyo nkuru rero, iyo nkuru ndabasuhuje mwebwe mwese mwakiriye iyo nkuru, kandi iyo nkuru nziza, kandi n'abatarayakira mukaba mwashyizeho urushinge rwanyu kuri 93 n'igice kimwe. Rwose murugumisheho. Kuwa gatandatu gada bafite ikiganiro hano nimugoroba saa 12, ku cyumweru saa 9 n'igice tuba turi ahangaha. Iyi nkuru nawe uyimenye uyisangiza abandi, kandi ubasha no kujya kuri YouTube ukandikamo inzira yo kwera. Ni amamega make agenda rwose, hanyuma ukareba ibiganiro byose byatambutse ahangaha, ukaba wanabisangiza n'abandi. Ntabwo nkunda kuvuga ngo abakora ngo subscribe ngo babagira ngo turishakira ngo views. Ariko niba ushaka ko dushyiraho ikiganiro tukigishyiraho bagahita bakubwira ati cya kiganiro kirahageze, burya bituruka ko wakoze subscribe. Wari ubizi paste? Ngaho dusuhuze nawe. Kuri mikoro ya mbere ni Bernard munyeshuri mwavuganaga. Nakoze cyane. Egera mikoro. Natwe uko babwiye ni pastor Joven. Wapi ntabwo ndimo kukumva. Technicien nadufashe aguhindurire mikoro. Muhindurire mikoro iriya. Nimo ndamwumva ngenyine, abari kure ntibarimo kumwumva. Yego. Nakoze cyane. Nakoze cyane. Aramutse avuga akari n'imva mutima.
ati na pasiteri n'abasuhuze ndabashuhuje kandi mbifuriza amahoro yo muri Kristo Yesu atemba nk'uruzi. Turashima Imana rero kubw'igitondo cyiza cy'umugisha Imana iduhaye itwemereye kongera kuboneka muri studio ya Radio Fine FM kugira ngo dusangire iby'umwami Imana yaduteguriye igitondo cy'uyu munsi. Nzindutse mfite ibintu byinshi nibaza. Ndibaza ngo bondi kubera iki abantu batinya urupfu? Kubera iki abantu batinya urupfu? Urupfu iyo rutwaye umuntu ntabwo rwongera kumugarura. N'inshuti n'abavandimwe n'ababyeyi ntabwo bongera kumubona. Ubwo uvuze abantu natwe dushyizemo nawe wishyizemo. Navuze abantu muri rusange. Okay. Nagira ngo abantu batumva ko wabigegereje abandi. Abantu muri rusange. Nawe urimo. Nanjye ndimo. Okay. Ariko ngavuga ngo kubera iki abantu bashobora no gutinyuka urupfu? Nta kindi gishobora gutuma abantu batinyuka urupfu usibye guhishurirwa urukundo rw'umwami wacu Yesu Kristo yadukunze. Turutinyuka gute ubwo? Iyo twamaze guhishurirwa urukundo rw'umwami wacu Yesu Kristo tukemera ko Yesu yapfuye akazuka. Ibyo biduha ibyiringiro natwe turi hano ko tuzafata ukazuka. Bikaza gutuma tugira wa munezero waruvuzeho, tugira rya shimwe rituruka mu mutima ritandukanye nuko ab'isi babitekereza, kandi twemezwa neza n'ijambo ry'Imana ko twizeye ko Yesu yapfuye akazuka. Natwe tuzongera tukabaho. Twavuze ngo abatizera iyo umuntu apfuye basa naho birangiye. Kubizera bemera ko wapfuye abasinziriye azongera akabaho. Uyu rero nibyo biza kudukururira ya mashimwe ko twamaze kumenya ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Nari ndasoma ijambo ry'Imana hano. Hari abantu bavuga ukirishaka ubu tubayeho nabi, ariko nidupfa ubwo noneho tuzabaho neza. Byaba ari ibyo se? Reka nifashishije ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana twemeranywe neza ko abakijijwe bavuga ngo ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uku kuri kw'ijambo ry'Imana rero ni gusubirwaho, ni gushidikanywaho, kuko ababyemeye bakemera ko ari ukuri kuzima babifata nk'ibiriho, babifata nk'aho biriho, noneho bakabigira ibyabo bakabyicaramo nk'ibyabo. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Batesalonika igice cya mbere, Abatesalonika ba mbere igice cya 4, some ku murongo wa 14 n'uwa 15. Abatesalonika ba mbere 4:14 kugeza 15. Haravuga ngo ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki ni cyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo tugira agahinda bacu iyo batuvuyemwo, tukababara ko bagiye, ariko noneho kimwe twavugaga ngo tugira ngo amahoro. Hari ushobora kumva tuvuga ngo tugira amahoro akagira ngo nidukubitika nk'abandi. Turakubitika tukababara nk'abandi, tugakena nk'abandi, tukarwaza nk'abandi.
ibibazo abandi bose bahuriye bikari rusange twese tukabihuriraho, ariko ikitunezeza ni ihumure rituruka mu ijambo ry'Imana rikazana rikarema ya mashimwe wavugaga. Riraza rikarema ya mashimwe wavugaga, kuko twebwe tubona turiho kubw'umwami, tukavuga ngo tunapfuye dupfa kubw'umwami. Ibyo bikazana amahoro, bigatuma tunatinyuka urupfu. Nuko gutinyuka urupfu ngende bashaka umbwire, gutinyuka urupfu se ni uko umuntu yakubwira ati ngiye kukwica, ukavuga uti ngaho se nyica. Kurutinyuka ni gute? Kurutinyuka ni ukumva ko nubwo twapfa tumaze kubona ijambo ry'Imana riduhamiriza neza yuko niba twemera yuko Yesu yapfuye akazuka, natwe twemera neza yuko ngo yazukanye natwe. Nkunganiye ubwo ni ingaruka. Ni ingaruka. Uko buriya reka nkwereke, nzi abantu benshi batinya urushinge, ariko nizere ko wowe utarimo. Ari n'umuntu mukuru, hari umuntu nzi derutse kujya ahantu bashaka kudupima indwara, hari mu kazi sibyo, ariko yatumye bamutera urushinge nabi kubera kurutinya. Urumva ikibazo? Nishobora no kuvundika sibyo, kubera kurutinya. Ariko noneho arabyemera nyine bararumutera, kuko baragomba kumupima, bakamupima indwara sibyo, akavuga ati ngiye ntinya urushinge. Arabizi ko urushinge ntago rumwica. Ubu ushobora gufata umuntu umutsi hano ukuramo amaraso yo gupima atangana n'intuza ugapfa. Yego, ubwo ndashaka kubera ni muri ubwo buryo uvuga uti uwizeye ashobora gutinya urupfu, ariko arutinya nk'uko uwo muntu atinya urushinge. Nicyo nshatse kuvuga. Hari ibintu ibyo ngereranyije birajya guhura. Hari ibintu bibiri. Urupfu rwa mbere dukwiye gutinya ni rwa rundi Yesu yavuze ngo dutinya bica umubiri, ahubwo dutinya bica ubugingo. Urakoze cyane abantu tugereye. Wumva hajemo abicanyi babiri. N'abicanyi babiri. Hari uwica umubiri, n'uwica ubugingo. Nuvanga ibintu bibasha gupfa ni bibiri. Noneho twashiritse ubwoba ubwo twaherezwaga icyambere, twabanje kumenya neza. Twamenye neza ko urupfu Yesu yarumize bunguri, urupfu rw'uburyo bw'umwuka. Hari korari igiririmba ngo ntuzatinyo wica umubiri, uzatinyo wica ubugingo, akabwohereza gehinomu, n'ibindi bigakomeza. Urumva ko ndimo ndaririmba nk'uwayiririmbyeho nanjye iyo korari. Ndabasuhuje. Icyo kiza kuduhamiririza neza yuko uyu mwanya wundi tumaze gutinyuka neza, twahishuriwe icyatumye Yesu apfa akazuka, kwari ukugira ngo azukanane natwe. Mu kuzukanana natwe tumaze kubyakira no kubihishurirwa, ibyo twahise urupfu turutinyuka, tuzi yuko nubwo twapfa tuzongera tukabaho. Ariko bantu muduteze amatwi bakunze ikiganiro, Pastor arakubwira ati icyatumye numva urupfu ruze none cyangwa ruze ejo sibyo, ntekereza ko ntabwo uzarwihamagarira. Rurizana. Urwihamagariyeho byaba ari ikibazo sibyo. Ubundi aravuga ngo niba turiho kubw'umwami, niba dupfa kubw'umwami. Kuvaho rero udasobanuriye abantu, kuko hari umuntu urutinya sibyo. Ariko mvuze uti icyatumye, mvuga ngo navuze nk'urushinge sibyo, n'uwo muntu wenda sibyo, icyatumye mvuga nti uyu ikica umubiri ngitinyuka, nuko ikica ubugingo nagisimbutse cyane. Waragisimbutse, ikica ubugingo waragisimbutse. Duhora tuvuga kurokoka, ubwo ikica ubugingo warakirokotse. Aho rero niho umuntu dushaka kugira ngo umuntu wese uduteze amatwi, nuza dutega amatwi avuga ati burya kumbi ninumva Bernard bamujyanye Nyamirambo cyangwa Rusororo cyangwa ahandi hari irimbisi ntumbaze sibyo, uwo munsi wenda bamwe bazababara sibyo,
ariko hari n'abazishima Cyane. sibyo bavuga ati araruhutse. Urupfu rw'ubugingo rwo rwararangiye sibyo. Iki cy'umubiri rero cyo n'ubundi ni starago avuyemo ahangaha, ariko ubuzima bwe, ubugingo bwe yahawe ubugingo buhoraho. Tubwire rero icyo kintu tubone gukomeza kugira ngo iryo shimwe ufite pastor, iryo shimwe ufite wicaye hano uvuga uti nimwumva abantu ntawe uzi urupfa azapfa sibyo. Hari abavuga bati icyama nkazapfa ndi mu bitaro maze kwiyeza bahamagaye pasiteri sibyo nkatura, hanyuma ubwo nkaba mbonye ubugingo sibyo. Nawe uravuga uti manutse ahangaha nyereye kuri esikariye nambutse umuhanda, kuko Imana yaguhaye ubwenge, ntabwo uzambuka umuhanda utarebye hepfo no haruguru sibyo. Yaguhaye ubwenge sibyo, impamvu yabuguhaye nuko igukeneye sibyo, iragukeneye. Hari umugabo tuziranye witwa Nzapfa ku munsi sibyo, ndamusuje niba azatega amatwi iki kiganiro. Ubwo nawe nyine uwo munsi nugera uzagenda uzimuka cyane. Ibyo byiringiro rero ndashaka ko buri wese iryo shimwe uwo murankorera ahantu navuze ngo hari ishimwe rigomba kuba mu mitima. Iryo shimwe rero tutubwire duhorana, tubwire icyakumaza ubwo bwoba, hanyuma duhita dukomeza. Ikintu cya mbere cyamaze ubwoba twavuze ngo tumaze kwizera tukamenya ko Yesu yapfuye akazuka. Ijambo ry'Imana riduhamiriza neza ko yazukanye natwe. Yapfuye akazuka. Azize iki? Azize ibyaha byacu. Azize twe. Amaze kuzira ibyaha byacu biratubwira ngo azukana natwe. Ariko iki kintu mvuze uracyumvise? Uravuze ngo amaze kuzira ibyaha byacu. Yego. Ngenda avuga ngo azize twe. Yego nyine. Aho ibyo bintu bihuze. Noneho kuzira twe. Buri uvuze ngo amaze kuzira ibyaha byacu. Hari umuntu uteze amatwi uvuga ati nge ko ntiba nkaba ntaroga, nkaba ntasambana. Ubundi ngiye ubwo mubo yazize ndimo. Ariko ngenda avuze ngo avuze azize twe. Yego. Bishatse kuvuga ngo wowe utibye, utasambanye, ya mategeko 10 sibyo. Wambwiye ngo nanayakurikiranye hari rimwe kugeza kuryanyuma nshobora kuba ntayakurikiranya yose, ariko nayavuga sibyo. Hanyuma akavuga ati muri aya yose ngewe yanga nta kibazo mfite. Bivuze ngo ro muri mubo yazize sindimo. Ngiye navuze ngo azize twe. Muri twe rero unuriya nawe arimo. Twavuze ubwo ni muri rusange azize umuntu, inyoko muntu yose. Nta numwe uvuyemo. Nta numwe uvuyemo. Ubwo bivuze ngo inyoko muntu yose nta numwe uvuyemo, bakwiriye imbabazi ze. Ahubwo bakira imbabazi ze ko yarazitanze. Bakira imbabazi ze. Ariko umusaraba yarazitanze. Yego. Nizange nari ntaravuka cyane, nazo zari zirimo. Komeza. Uyu munsi rero tukavuga ngo ni hehe dukura aya mashimwe. Yengeze aho ngira ikibazo. Hari igihe twinjira ugasanga turuho turavuga ibintu turasa naho ari kubisoma muri Bibiliya, twamara kubisoma bigasa naho atari ibyacu ahubwo byabaye iby'abandi. Niyo mpamvu iteka hari igihe tugeramo tugasa n'abandi. Iyo mvuga ngo tugasa n'abandi, tugasa n'abatizeye tukabivuga. Kandi twagombye kubibamo, kandi byakabaye ubuzima byakabaye ari ibyacu, byakabaye gutinyuka ku buryo ushobora gufatira umuntu akavuga ati ibyo nabyumvanye Venuste. Buriya numva ariko ba Venuste bavuga niki gituma abantu bashobora gutinyuka urupfu. Ubundi utaramenya neza ko Imana imenya umuntu mwitangira kugeza mu iherezo rye, nibwo utangira gushakisha ikica umuntu. Navuze wa muntu kugira ngo apfe nyine. Nibwo utangira gushakisha ikica umuntu. Wenda bamuroze, icyamwishe. Wenda bamuroze, wenda wagize gutya, yenda yagize gutya. Nyamara wamaze kujya muri kamere y'umuntu, wirengagije ko Imana yo imenya itangira ry'umuntu, ikamenya n'iherezo rye. Iyi rero nubwo yaba umwana w'uruhinja avutse uwo munsi ku Mana, ku muntu,
ku muntu ushobora kuvuga ngo yakenyutse, umuntu yatungurwa, ushobora kuvuga ngo yakenyutse, ariko ku Mana nta muntu ukenyuka, kuko iminsi y'ibibazo ibizi igihe cy'itangira ikamenya n'igihe cy'iherezo. umunsi tutaje hano umwe ataje bazamenye ko iherezo ry'Imana yashyizeho. Rero iyo twabimenye, iyo twasobanukiwe neza, tukamenya ko nta kintu na kimwe gishobora gusohora umuntu iminsi itaragera yagenwe, uratinyuka, uravuga uti ku cyumweru nzaza, uratinyuka ukavuga ngo nubwo byaba bimeze gute, Imana itandekuye, nawe ayivunura mu biganza byanjye, nawe wabasha kumvuvunura mu biganza byayo, ariko ngo ujye nongera iminsi, ndi mu biganza byayo. Bimwe byo kwa Hezekiya sinanabimenya, sinanabisaba ngo yamwongereye 15, ariko ayibamo agira ubihirwe. Abantu rero bumve yuko niba Imana yakugeneye 100 mara 100 ugende, ariko nushaka kongera, kandi uko mbabwira n'ukuri, nushaka kongera ushaka kubitika. Reka ngubwize ukuri, Ezekiel ngo yasabye niba hari ikintu numva mu buzima bwanjye, niba uko nkubwira n'ukuri ndi imbere y'Imana, niba hari ikintu numva natinyutse n'urupfu. Uravuga uti niba hari icyo uyu munsi sigarije kuri rya jambo rivuga ngo wamamagara nakwitaba. Amen. Uyu munsi hari icyo bavuze ngo ariko ngo utagira ngo oya, none se ubwo ngubwo wakwifuza ibyo ngibyo, umuntu yakubwira ati kuki ujya kwa muganga, byaba ari ibyawe wageze, yakubwira ati kuki ujya kwa muganga, najyayo nk'abandi. Abantu baze kubyumva neza, najyayo nk'abandi nk'uko barwara bakajyayo neza, nk'uko usonza ukarya, nk'uko nsonza nkarya, nkivuza pe nk'uko abandi bivuza, ariko vuga ngo uzaza ryari? Kubera iki? aho ndiho ngana, kuko Yesu yamaze kumpamiririza neza, akambwira ngo abazabanza kuzuka ni abasinziriye muri we. Sawa zaba bariho, sawa zaba bahagaze, ni abasinziriye muri we. Abo basinziriye muri we rero nanjye nifuza kuzaba mwabo. Nategereje ngo ahagaze ngo kwicu ngo ndahonga ngo ndindiriye imanda, ahubwo ndindiriye imanda kuyumva nanjye mvuye muri bya bitotsi by'abasinziriye. Kubera iki? Kuko ndiho ndabona honjya hari ibyiza kurushaho nuye. Ndiho ndasingira rero igifite inyungu, ndiho ndasingira ikiruta ikindi. Nosigira ngo ndagisingira kuko hari icyo nakoze, ahubwo nuko nasobanukiwe neza, namaze kumenya neza, namaze kumenya neza ko nimara kwamburwa uyu mubiri, ibyo nibyo byabyishimo rero bavugaga mfite. Ubu ni umunezero wuzuye umutima wanjye. Buriya rero wowe ni byiza ko umuntu amenya n'umutima wa se, warubizi, urumva ko wishimye kandi ndanezerewe, ariko Imana yishimye kukurusha. Urumva mvuze ase kuba yambayeho gatoya Imana iryo shimwe ryawe iba yambayeho gatoya, ikinezeza nuko iba yambayeho gatoya nkarunguruka nkareba aho yangeneye icyatumye itanga ubuzima bwayo. Muri bwa buzima bwayo yatanze, hari umuntu wambwiye turaganira, ndamubwira ngo ninajya mu ijuru rizaba ridahari. Uwo ari kumubwira nintajya mu ijuru rizaba ridahari. Uko byagenda kose, mu bupfapfa bwanjye, mu biki bwe, ninahajya ni kandi nahagiye, Imana yaba yarazize ubusa, Yesu yaba yarazize ubusa. Iyo umubwira ko urimo rero byari bubi intambara. Uyu munsi wa munezero wavugaga, ryashimwe wavugaga, nahandi rituruka. Kuko Imana wavuze ngo imenya itangiriro mu iherezo. Yego. Ijambo ry'Imana atubwira ngo iyo Kristo yazukanye n'abizera, abicazanya mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Bishatse kuvuga ngo ubwo yazukaga na Bernard yazukanye nawe. Urumva ikibazo? Yego. Hari igihe rero abantu bashobora kugira ngo tunakivugeho, kuko
iyo Kristo avuze ngo yazukanye n'abizera nawe uri butwumva uyu munsi wazukana nawe. Uracyumva icyo mvuze cyane? Nuvuga ngo rero wenda wowe ubishyize mu nzagihe kuvuga ngo nintarijyamo rizaba rita okay, nubishyize mu nzagihe ariko nabyo nta kibazo. Ariko nyena nimvuze ngo ubwo yazukaga uwizeye uzizera uri bwizere nonaha, sibyo? Uzizera ejo iyo yazukanye nabo. Bishatse kuvuga ngo uwizera afite, hari biriya y'aba Yehova, kuko mvuze y'aba Yehova kuko ntabwo yanditse nk'uko iyacu yanditse bitewe n'ikinyarwanda bakoresheje. Uza kuhasoma aze kuyireba, aze gusoma Yohana 3:16 ho baravuga ngo amaze guhabwa umwizeye amaze guhabwa ubugingo buhoraho. Amaze guhabwa ubugingo buhoraho. Wacyumvise? Buriya nuvuga ubugingo buhoraho ubuhuze n'ijuru. Aho hantu ubwo rero iyo uvuze ijuru kwa abantu batubwiye ko mbese ngo bibona barambije, ngo barambiwe bagiye, sibyo? Hari n'indirimbo y'ahantu nigeze gusengera ko rimwe yaririmbaga ngo ubugingo burahenze, ngo kubona nukubira ibyuya, ngo ukazamuka umusozi, ngo ukamanuka undi kugira ngo uzabone ubugingo. Iyo ndirimbira hari uyikeneye yambwira nkabwira iyo korari mu gikari akazajya kuyibabaza, sibyo? Ni ukuvuga ngo ufashe ubugingo buhoraho ukabuhuza n'ijuru, sibyo? Kuko ijambo ry'Imana rabitwereka umwizeye afite ubugingo buhoraho, sibyo? Wabuze rero se ufite ubugingo buhoraho afite ijuru rimo kuvuga, sibyo? Nuvuga ngo rero ubu tuvugana uwizeye abari mu ijuru, nibyo? No kuvuga ngo umaze kwizera, ubuhawe ijuru, umaze kwizera icyambere wishurirwa, wicara muri rya sezerano. Pastor, ko twakoraga amasengesho y'iminsi nk'itatu dusaba ubugingo. Yego. Mana uzaduha ubugingo. Turingingira n'abakiri mu yonzera kugira ngo ibavanemo ibahishurire. Barekeraho kugira icyifuzo cy'ubugingo. Barekeraho kugira icyifuzo cy'ubugingo ahubwo bakire. Ariko wagira icyifuzo cy'ubugingo n'umupagani. Nibyo twavuze. N'utarizeye. Abizeye ntabwo bakwiye kugira icyifuzo cy'ubugingo. Kandi ubugingo twarabuhawe. 21 abantu bayikora ku buryo ushobora kuvuga uti ko mvuyemo numva ntabwo mfite, ariko ukabusaba ukazabona ku iherezo. Impamvu abantu baratuvangiye batwereka yuko kugira ngo abantu babone ubugingo bizaturuka mu byo bakoze, nyongereraho buhoraho, bizaturuka mu mirimo yabo, nibivugira ubugingo. Niyo mpamvu iteka bategereza iherezo, ushyiraho icyo ukora ngo ubwire Imana ngo wakoze kugira ngo ubone ubugingo. Kuziko impamvu ze ku iherezo nuko ku iherezo buri ushobora kunyerera. Ushobora kuba utakoze icyo hari icyo wagombaga gukora ntugikore. Icyo kintu nakivuze mpita nyumva bikaza gutuma utabona ubugingo. Buri iherezo noneho kikaza gusa naho ubugingo twaherewe ubuntu, tukivuga ngo agakiza n'ubuntu, aho kugira ngo twakire iby'ubuntu ahubwo tugayerekaho gukora kugira ngo tunejejwe duhaye iby'ubuntu. Noneho umuntu akaza kuza mu bwenge bwa kamere, bikaza gutuma tinzira Imana yagennye icyitwaga icyo igikoreshejwe n'umwuka cyangwa cy'Imana. Umuntu akagikoresha umubiri kikitirirwa icy'Imana giturutse muri kamere muntu, ku buryo aza guhindura icyitwaga agakiza, akavuga ngo ninakora gutya sinzajyayo. Hari ikintu uvuze Pase, hari ikintu uvuze ngira akantu kihishurirwa ukuntu, sibyo? Iyo abantu bavuze ngo ku iherezo, urabona ndumva ariko no mu Rwanda cyangwa se n'ahandi nta muntu b'intwara kiriho, sibyo? N'abagira abantu abatagatifu, sibyo? Ntawe ndabona bagize umutagatifu bagize. Navuze ko umutagatifu mugirwa n'umuntu, kuko Imana yo
Imana yo hari uburyo yadutagatifuje sibyo mvuze abagira abantu abatagatifu bategereza iherezo mu kinyarwanda urakindusha uri mukuru bavuga ngo nangwe intwari imenyekana itabarutse uracyumva ni cya kintu cyo ku munota wa nyuma none rero twabikize no mu yobokamana no muri religiyo kambivuge gutyo yuko iherezo ry'umuntu aho umuntu agiye ijuru sibyo mbese kuba urigiyemo cyangwa utarigiyemo bimenyekana ku isegonda yawe ya nyuma niyo mpamvu abantu bahorana buri gihe icyifuzo cy'ubugingo buhoraho kuko ntibashobora kububona ntabwo babwize uyu munsi urumva ibyo bigishijwe ntibazi ko bashobora kubona ubugingo uyu munsi ntibazi ko bashobora kugira ijuru kambivuge gutyo ntibazi ko bashobora kugira ijuru bari mu isoko sibyo bagenda mu nzira ubuzima bwabo uwo munsi bizeye bakaribona so iyo uhuye n'umuntu akavuga uti ngewe ubugingo buhoraho mfite ubugingo buhoraho sibyo isegonda ya nyuma itaragera ubu bonye ute muvandimwe uduteza amatwi sibyo utegereje isegonda ya nyuma ngo akaba ari izamenyekana ngo mbonye ubugingo cyangwa ndabubuze tukubwire ko ibyo bintu atari byo sibyo tukubwire ko ibyo bintu atari byo nimugoroba nabajije umwana wanjye afite imyaka mikeya nk'iyenda kuzura 10 ni umuntu wari umubajije Plito aramubaza ati umurongo wo muri Bibiliya uzi ni uwuhe ati Yohana 3:16 havuga ngo iki arahavuga arahaborwa ni umwana sibyo sintekereza ko wenda ibirimo abyumva ariko yarawufashe mu mutwe ikambwira ngo uwo murongo bawureke rwose bareke kuwufata mu mutwe sibyo kuko kuwufata mu mutwe niyo wawuririmba ntacyo wakumarira uryo bicecetse kuvuga niyo wawuririmba ntacyo wakumarira twiga igice igicura kizi nimvuga igicura umva hano nakize sibyo sizi impamvu atanyugishije ibyuzuye banza ariyo mpamvu nagumanye igice sibyo twiga muri gatikisimu Imana yakunze abari mu isi irabakunda abo batayikunda uranyumva hari umuntu aguha mbese nk'unshuti yanjye nkayihinka ariko sinabona umuntu wanatambuka hano yigendera mu muhanda ngo yewe mugabo ngo ngwino hano ngo nguhaye inka ibyo byabaye ku Mana gusa uwo mugabo nta nicyo yaba yanantwaye ariko sinabona umuntu wangiriye nabi ngo muhamagare ngo ngwino nguhinka yavuga ati subirana inka yawe urumva ikibazo Imana ikunda abari mu isi sibyo ikunda abantu itanga umwana wayo tutayimusabye nta muntu ugeze amusaba sibyo kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho ngiyo kado kandi itanze umwana wayo nawe isabye nta ruhare umuntu agizemwo atanamusabye ahubwo ibonye ko ari umunyabyaha duteze amatwi mwumve iki kiganiro iyo ngezaho ngera agahinda kenshi tekereza nawe Imana irebye ko ndi umunyabyaha ngewe wenda naranabyibonaho nanabyiyiziho cyo kureba ukuri ariko ikavuga ati uyu muntu arapfuye ukomeze umuntu arapfuye azize ibyaha sinayibisabye iricaye ubwayo n'amazi ranzuwe kugomba gucungura umuntu kubw'urukundo iravuga ati uyu muntu ngomba kumutangira ikiguzi uyu muntu akabaho ikagira gutya igafata ubuzima bwayo ikamena amaraso ku bwawe nanjye inyuma yaho ukabyemera dore ikigoye nabonye ni uko kwizera tuvuga nuko twakwinjiyemo dushobora kuba biba mu magambo ndatekereza ko abantu benshi biba mu magambo ariko batabisingira ngo babishyikire cyangwa kuba batarabimenya ntibabishyikira kuko ninkubwira ko niwizera kandi uwizeye ashobora no kurimbuka none se ugatwara ibyo urabutwaye iki noneho kuza kubwira umuntu ukamubwira ngo Imana ni nyembaraga Imana ifite urukundo itanze ubuzima bwayo ku bwawe ushize twarabibonye Korowani yaratubwiye ngo yatanze roho yayo ukagezaho ubyizera ukavuga ngo nabyinjiyemo Yesu yanyinjiyemo
warangiza uti mu kanya gato uti ndarimbuka. Numenya ko Imana yo n'umuntu icyo yaruhiye aragipfira. Umuntu icyo yaruhiye aragipfira. Imana yatanze ubuzima bwayo ku bwawe, ariko uruhu rava mu biganza byayo, uruhu rava mu biganza byayo, uranyerera nk'isabune. Isabune ni ufumbata ikanyerera ikava mu biganza. Uranyerera nk'isabune iri mu biganza, ubugingo burajyamo buvamo. Nayo gucitse urayifata. Reka mbabwize ukuri, ikitumara ubwoba bumwe bavuga gerega nuko twasobanukiwe neza. Uzi ko hari umuntu washidikanyije akavuga atari ku ubundi abantu bazurwa bate? Ubundi abapfuye bazurwa bate? Abikorino ba mbere 15 35. Uyu muntu yagize amatsiko yo kubaza, arabaza ngo ariko bamwe bazabaza bati abapfuye bazurwa bate? Urumva ko bagize ikibazo. Ubwo ndi hahandi avuga hatuzamurira ishimwe ry'imitima yacu. Yego. Ndi hahandi hatuma duhagara tukabwira abantu ngo nubwo twapfa none nubwo twafejo turiho nk'abatariho, hari icyo tuyishimira. Isi rero iyo tuyirebye kadukurura, abana tubita bacu, ibyo dutunze tukabyita byacu, kwifuza tukavuga ngo ntabwo turagera kuri iki ngiki, ibyo tukabigira ibyacu. Ariko iyo wamenye ko ikigira itangira kigira n'iherezo, iyaguhaye itangira ryo kubaho ifite n'iherezo ryawe, icyo kitumara ubwoba. Undi washimira ibidafite iherezo. Rero iyo ngeze aho ngaho niho nshinga igiti nkavuga ngo aba bariho babaza nk'uyu muntu. Urumva ko uyu yabajije ngo ariko bamwe bazabaza bati abapfuye bazurwa bate? Kandi bazaba bafite mubiri ki? 3:6 aravuga ngo wamupfuwe. Agiye kumusubiza ubajije ibyo ni umupfu. Ni icyapfa. Biriya bimeze imito umupfa. Ahise amusubiza wamupfuwe. Icyo biba nikiba kizima kitabanje gupfa. Icyo biba nikiba kizima kitabanje gupfa. Aravuga ngo kandi icyo biba nikiba gifite umubiri nikiba gifite umubiri kizagera hanyuma, ahubwo ubiba kabuto ubwako kenda kabishaka cyangwa kandi kabuto, ariko Imana igaha umubiri nk'uko yabikageneye. Uzi ko iyo tugezaho bamwe baravuga ngo se ngo nitugera mu ijuru ngo tuzaba dute? Ariko ijambo ry'Imana rikadusubiza. Ijambo ry'Imana riradusubiza, riratubwira neza, rikatubwira ngo uko azasa ni kurerekanwa, ngo icyo akora niyerekanwa tuzasa nawe. N'ubanga ibyo si ibyanyu. Uyu munsi ikitunezeza nuko tugeze hariya mu ijuru, uyu mubiri tuzabatwa uyu mubiri uzaguma mu gitaka, nta n'icyumweru umara utarabora, ubu umaze kubora. Icyumweru cyose ubu umaze kubora. Ariko hari uwo Imana yatugeneye, uwuhe? Usa n'Imana. Haleluya. Usa n'Imana. Uyu ahita asubizwa uko tuzasa ni kurere, ariko niyerekanwa tuzasa nawe. Ibyo rero bikaduha ibyiringiro bishyitse bizima ko dukumbuye kwamburwa n'uyu mubiri. Kandi uko ndabibabwira, bamwe baravuga iyo bivuze rero umuntu yigeraho uko ari. Ariko njyewe ndavuga nkanjye, ndavuga ibyuzuye umutima wanjye, ndavuga uko numva. Uyu munsi wambwira ngo ngwino, ntabwo ari amarangamutima. Bena uko nkurahira n'ukuri kw'Imana, n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Umva uko n'ukuri n'ukuri kw'Imana. Imana yavuze, ivuze ijambo ryayo, ijambo ryayo ngemera nk'ukuri. Ubundi nicyo kibazo ko cyabaye, kandi mbigira ukuri mu mutima wanjye, byuzura umutima wanjye, biranezeza. Narwara mvuga ngo uzaza ryari. Hari ikintu uvuze, Imana iha abantu kwizera, sibyo? Ijambo ryayo
kuko ikintu cyose kishe ni ukutizera cyane, ni ukutizera icyo yavuze ko ari ukuri. Nese ugira ngo tugukirishe iki kindi. Reka nkubwire, wavugaga iryo shimwe, ariko njye mbona ikintu cy'agaciro Imana yari ifite ni ukuri nicyo yaduhaye. yaduhaye ntubona burya mu bintu abantu bose batunze, umuntu ashobora kuba afite inzu imwe akayiguha. Abariya koko twikunda, simbizi ko ndatanga ikintu cy'agaciro mfite, ntabwo ndagitanga. Wenda wowe uduteze amatwi icyo ufite cy'agaciro waragitanze, urumva. Ariko ushobora kuvuga uti se cy'agaciro mfite ni iki? Se ni inzu, se ni imodoka, ni igare mfite, ariko ushobora kugenda ukaza gusanga ikintu ufite cy'agaciro ni amagara. Nimvuga amagara ni ubuzima bwawe, ubuzima. Kuvuga ngo mbonye Venuste, Pastor Venuste ari muri danger, sibyo? Arimo wenda cyangwa se ubonye Bernard ari mu nzu irimo irashya, ukavuga uti rero sasa ibintu ni bibiri, ndamukuramo cyangwa turapfana. Ubwo amafaranga ufite kuri konti wayibagiwe, urumva. Inzu ufite wayibagiwe, imodoka wasuparitse hariya wayibagiwe, urumva. Aho uti ibintu ni bibiri, aravamo cyangwa turapfana. Urumva ikintu cy'agaciro. Wabivuze rero, uravuga uti Imana ubwayo kubw'urukundo yakunze umuntu, ubashije kurwumva, wawe tubona ko ikunda abajura, ikunda abicanyi, ikunda indaya, ikunda iki, abo bose nibo yatangiye ubugingo. Abaroma 18:32 hakatubwira ngo mbese ubwitimanya umwana wayo. Bishatse kuvuga ngo nicyo kintu, nta kindi kintu cyasigaye mu ijuru, sibyo yagomba kuduha. Iyiza kuduha abamarayika, ikaduha abamarayika nka miliyoni 100, sibyo z'abamarayika ba Gaburiyeli n'abande bose kavuga iti mumanuke mugende mupfira abantu. Yari kuba hari ikindi kintu isigaranye, yari kubita duhaye cy'agaciro. Ijambo ngo ubwitimanya umwana wayo, nuvuga ngo nta kindi kintu cyari gisigaye, urumva, uretse yo ubwayo. Kuvuga ngo ubwo nkunda uyu muntu kumuha abama use Gaburiyeli yaza akadupfira, hari ikintu byari gutanga? Ntacyo, nta kintu byari gutanga. urwo rukundo nirwo rwadukuye. twebwe abantu turaba esikoro, abantu turaba esikoro. Niyo mpamvu iteka urwana uvuga ngo ninyiha gutya, ndaba nkoza agashya, ninyiha gutya irankunda kuko nakoze gutya. Wayihikize noneho ugasa naho ubeshya abantu ukagira ngo n'Imana urayibeshya. Oya, ureke kubeshya Imana. Waritanze miliyoni nk'ebyiri aho hantu uvuga ngo niyo yabanje kudukunda. Dore ahantu ngejeje rero, dukururwa n'urukundo rwayo. umva nkwereka ahantu ngejeje. Uravuze ngo twebwe abantu turi indyarya, sibyo? Ku buryo twakumva ko mbese natwe twayihaye cy'agaciro. Ugakuramo ikote ukavuga uti ubu ngubu niryo nari mfite. Ntabwo yiha iryiza iwawe mu nzu, ntabwo yiha iryiza. Ese bwo wayihatoriye? Tureke kuyiha ikote, uyihatoriye yayimaze iki? Reka turebe muri Zaburi 50, sibyo? Wumva ikintu Imana ibwira n'Abisiraheli, sibyo? Yakirageje kubanoshera ukavuga ubundi dore ikintu nkunda. Naye mubwira abantu bubatse urusengero rwiza, ntimugire ngo mwarayemeje, katedrale nziza, ntabwo mwayemeje. Nimusenge murukiremo vandarateri, musengera ahantu heza, sibyo? Heza harimo umwuka mwiza, ko ntimwayemeje. Reka nkubwire, wewe wafashe inka zose ukazigurisha ukazitanga, ntabwo wayemeje, sibyo? Wewe watanze amafaranga kera ngo batanga n'amazahabu, ntabwo wayemeje. Nta kintu ikintu wayihaye ntabwo ari cyo yashakaga, nta nubwo yene kigukeneyeho. Ubu ngubu pastor bambwiye ati nagira umuntu abuza abantu gutanga amaturo n'icyacumi, wikimarisha iki? Wowe uraha Imana icyacumi, wikimarisha iki? Reka rutajyanwa ni ibyanjye ndimo kwivugira. Reka turebe uburyo yabwiye Abisiraheli, sibyo? Zaburi ibice 50, dore ku murongo wenda reka dore ku wa 7. Haravuga ngo bwoko bwanjye nimwumve
nanjye ndavuga. ibyo ni ibihanurwa. wa bwoko bwa Isiraheli we, ndaguhamiriza ni njye Imana yawe. ibanje kwivuga. sinkugayira ibitambo byawe. ibitambo byawe byokeje biri imbere yanjye iteka. sinzakura imfizi mu rugo rwawe cyangwa isekurume mu biraro by'ihene zawe. umva wundi uvuga ati wejeje ihene zawe zibaye 10 zanamo imwe. urumva nk'aho Imana ishaka ihene utunze cyangwa se amapfizi. dore impamvu itayishaka rero, umurongo wa 10, kuko inyamaswa zose zo mu ishyamba ari izanjye. ishaka isha yayifata, sibyo? n'inka z'ibirarashyamba zo ku gasozi, zo ku misozi 1000. inka z'ibirarashyamba bamwe bajya kuvuga ngo ni nk'inzovu, imbogo, sibyo? iramutse ishaka ikimasa, ziriya mbogo ziri mu ishyamba ni izande, ni izayo zo nta nuziyitirira, nta nuzigenda. nzi inyoni n'ibisiga byose byo ku misozi. uzi ko bajyaga batamba inuma z'intungura, apurito inuma n'intungura, sibyo? bakavuga ati izi umeze ukumva wayemeje ngo uyizaniye inuma nziza. inyoni ni izayo. inyamaswa zo mu ishyamba ni izanjye. iyaba ngira inzara, kandi bavuga ngo mwanyimye ibyanjye, sibyo? mbese wanayiha ukajya wumva ni wowe gatangaza, kuko ni wowe ujya wikana vangwa akawakabonye. mbese ukavuga uti mbese hari akantu nkoze. abantu bajya bavuga bigeze bibaho, wenda we ntibyakubayeho, bavuga ngo gutanga ngo ituru ngo rikora ku mutima w'Imana. icyo kintu kiyakibaho. ngo zana ituro ngo mbese ngo rinyeganyeze umutima w'Imana. nkagenda nkajya kuri konte nkakuraho nka 1 miliyoni cyangwa 5, nkaza ngatanga ituro ngo rinyeganyije umutima w'Imana. izahabu ziri mu kuzimu na diyama n'ibindi ni ibyayo. wumva ugiye kunyeganyeza umutima w'Imana ku mafaranga yawe uyihaye. iyaba ngira inzara sinakubwira, kuko isi n'ibiyuzuye ari ibyanjye. urumva Imana, iyo ni Imana irimo kubivuga. mbese aho narya inyama n'amapfizi cyangwa se nanywa amaraso y'ihene? umva rero, ibyo bintu byose isoza ivuga ngo utambire Imana ishimwe. haleluya, amen. utambire Imana ishimwe, amen. uravuga uti none se sinzana 5 miliyoni nka ngatamba, ubwo nirwo nuzane 5 uzi ko habaho mu nsengero, sibyo? habaho igituro cy'ishimwe. gufata amafaranga 10,000 ukabishyira mu giseke ntago ari ishimwe ry'Imana. ntago ari ishimwe ry'Imana. harakomeza nuko naringarukiye ngo uhigurire isumba byose umuhigo wawe. ariko reka dukomeze mu Baheburayo. utambire Imana ishimwe, ari ryo cyagiye watanze wabanje. utambire Imana ishimwe. Imana ntishobora kwishima, yego simvuga kwishima by'umunezero, ruwanje, sibyo? cyangwa se kuyihimbaza, umutima uyihimbaza. Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 15, nuko tujye dutambira Imana iteka ibitambo byishimwe tubiheshejwe na Yesu, sibyo? Kamekizaho virigira aho ngaho. tujye dutambira Imana ishimwe iteka ibitambo byishimwe. tugiye kureba ni amafaranga, ni mu gaseke. ntabwo tuzakubwira iby'agaseke. aricyo mbuto tubiheshejwe na Yesu. ni ukugitanga tubiheshejwe, aricyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo. bamwe baravuga ngo kuzuye umutima agasesekara ku munwa. akoze cyane Bernard. aricyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo. abantu baduteze amatwi, bakundwa, nimuze kumva ko tubabuza gukora. ahubwo turashaka gukora kwiza. turashaka gukora kwiza.
gukora kwiza akaba kutarimo uburyarya, kutarimo kubeshya, kuko uyu munsi iyo wakoze ufite wa munezero uturuka mu Mana, ugakora bituruka muri wa mutima wakiriye Imana mu bugingo bwawe, mu wa mutima ushima, uriya mutima ushima, icyo gihe ntabwo ukora nk'uhaswe, nk'ugaragaza, nk'ugura, kuko abenshi imbere y'Imana bakora basa naho bashaka kuyereka ngo bakundwe, bashimwe, bayinyeganyeze. ubundi umuntu iteka inshuti bajya bavuga ngo inshuti ziva ku rugendo. Kubera iki? Aho mwahuriye niho yakugiriye neza, aho yakugiriye neza ahatema inshuti. Uwo rero ugerageza uburyo ki nawe umugirira neza kuko yakugiriye neza. Si rwo urukundo Imana yadukunze, urwo ntabwo ari rwo rukundo Imana yadukunze, ahubwo urukundo Imana yadukunze ruza ruturuka muri wa mutima wamenye Imana, ushima Imana, hakaza gukurikiraho ineza yayo. Ugeze hariya ku Baheburayo igice cya 13 wasomye 16 havuga ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Kugira neza no kugira ubuntu, ntabwo ibi rero ari bituruka muri bimwe byacu, ahubwo iteka iyo wamaze kwakira Imana mu mutima wawe, icya mbere kibanziriza, habanziriza ishimwe ry'uko wahishuriwe rwa rukundo Imana yagukunze. Iyo wahishuriwe rwa rukundo Imana yagukunze, rukurura kuyikunda, kuko ariyo yabanje kudukunda. Iyo rwamaze gukurura kuyikunda, yuzura umutima wawe. Iyo maze kuzura umutima wawe, igisigaraho iguha, umwe Yesu yavugaga atarapfa ngo azabaha umufasha, ari wo Mwuka Wera. Uyu Mwuka Wera rero ni nayo Mana, nawe Yesu. Iyo wamaze kwinjira muri we, asigara agutungishije ibimwuzuye, kuko nibyo yaduhaye. Haleluya, amen. ibimwuzuye rero yaduhaye, ni ukuvuga ngo ni za mbuto dusanga mu Bagalatiya, izi z'umwuka. Izi mbuto z'umwuka zikurura kugira neza guturutse mu Mana, ababibonye bakagira ngo ndetse bagashaka ko kwigana. Ziva muri wa mutima ushima. Iyo zivuye muri wa mutima ushima rero, izo ni zigano. Niyo mpamvu tutigisha imbuto z'umwuka. Pastor, renze ko ku cyumuro gitaho uzatubwira uburyo tuvuga Yesu. Twamara kuvuga Yesu akuzura umutima wawe, yakuzura umutima wawe, akagutungisha ibimwuzuye. Ziriya se zigishwa, kugutungisha ibimwuzuye ni neza. Ziriya zigishwa ntago ari z'umwuka. Izihe? Kubwira hano tunyamuneka mujye mugira urukundo, kubasomera, mujye mugira kugwa neza. Izo ntago ari z'umwuka ubigisha. Keretse byazanywe na Yesu, byaba ari iby'umwuka. Akose niba imbuto zizanwa n'umwuka, byazanywe na Yesu. Erega ikibazo twagize ni niba imbuto zizanwa n'umwuka, uri murazigisha gute? Cyangwa ahubwo wakwigisha igituma umwuka. Ndonda zigisha se? Hoya. Ndonda avuga ibinyusuye. Nyine icyo mvuga, icyo nari nshatse. Ndonda avuga ibyagakwiriye. Icyo nari nshatse kuvuga, niba baravuga ngo dore imbuto z'umwuka ngizi, sibyo? Ni gute utegura we seminari yo kwigisha abantu uburyo bagira imbuto z'umwuka kandi uvuga ko ari z'umwuka nyine? Cyangwa ahubwo wababwira uburyo umwuka uboneka, wababwira Yesu, hanyuma wa mwuka akwera imbuto. Wababwira Yesu, bamara kubabwira Yesu, ubuzima bwa Yesu ugakorera mu buzima bwabo, za mbuto zikera. Imbuto zikera. So gutegura seminari noneho. Gutegura seminari? Urukundo, kwihangana, mujye mwihangana. Nubwo babigisha ntago babifata. Kandi babyumva. Mujye mukundana. Ibi ubyigishije ntago babifata. Ntago ushaka wigisha abantu mujye mukundana, ntago. Ariko babwiye Yesu, ukababwira urukundo Yesu yabakunze, bakamwegera,
mpamagaye abantu bambwiye ko badukunda, ngo mpamagaye nsuje abantu bambwiye ko badukunda bari Nyaruguru, ni Nyaruguru murimo muratwumva ibyo byose, Nyaruguru na Gicumbi. Iyo bamaze kumwegera ikoranabuhanga ni ryiza, ubuzima bwe bukaba mu buzima bwabo. Kibare cya giti nyine n'undi igiti cyiza cyera imbuto. Abagabo barambwiye bateka ikoranabuhanga turikoreshe nicyo barizaniye. Ngiye simbizi ariko bazabinyigisha baze abantu, kandi tuvanga abanyamujyi ngo nitwe tubizi. Barahamagara barakonekta kuri telefone turavugana. Ubutaha muzakireho na Venusti. Ndabasuhuje cyane abantu bari Nyaruguru na Gicumbi. Bari Nyaruguru bahamagara b'Igicumbi nanjye bakiraho. Sibyo turaterana. Ndabasuhuje cyane. Icyo turashaka kuvuga nteguye amahugurwa yo kwigisha abantu uburyo bagomba gukundana, abantu uburyo bagomba kwihangana. Ubwo ndimo ndigisha imbuto z'umwuka barazigisha. Bakigishije Yesu. Abantu bamara kwakira Yesu. Yesu akera imbuto. Asubiramo icyo kintu. Bakigishije Yesu. Kuko nagiye mu mahugurwa menshi y'urukundo. Bakigisha Yesu, abantu bamara kwakira Yesu mu buzima bwabo. Noneho Yesu Kristo niwe mwuka. Agashobokaho za mbuto. Abantu mu byumve kuko ni igiti cyiza kigomba no kwera imbuto nziza. Ariko nta ndirimbo twaya turirimba n'ubu turirimba ariko mu gihe yiririmba mushaka uwo mwuka wera ngo mugihe ubona kutagira Yesu wawutugeneye dushaka. Impamvu yari isize iyo ndirimbo nuko bavuga ngo mu gihe ubona kutagifite urukundo. Ese urajya mu mahugurwa kandi abapasiteri ajya abantu batagikundana agahita bapangira amahugurwa y'iminsi 3. Ntabwo bakundana nubwo yabapangira. Ariko ababwiye urukundo Imana yabakunze. Umutima ushima. Abantu bumva ikintu twavuze. No, bamara kumva urukundo Imana yabakunze, icyo gihe muri bo huzura amashimwe y'urukundo y'ineza Imana yabagiriye. Iyo bamaze kuzura ineza Imana yabagiriye, icyo gihe bahita bera za mbuto z'umwuka wera ziturutse mu rukundo Imana yabakunze. Ese nyine wakwera imbuto z'umwuka wera kandi utawufite, nicyo kibazo. Ariko kuza kumubwira ngo gira gutyo ntabwo tuvuga urugero, sibyo? Nkanjye niba mfite igiti nyine nshobora kuzanira imbuto zacyo, ariko nuko igiti gihari sinzi nimwe kubyumva. Nuko igiti gihari nese nzakubwira ngo nzanire avoka kandi nta avoka uteye iwawe, ntuza kuva mu rugo nzanira avoka. Amfite abantu nsoromera avoka kandi nta giti ufite. Nukuvuga ngo rero izo mbuto bavandimwe, niyo mpamvu ufata seminari y'icyumweru ukigisha abantu gukundana, sibyo? Barakundana bya kivandimwe by'urukundo tuza aha ngaha. Reka turwite urumamo, sibyo? Ariko urwo rw'urumamo si urw'umwuka. Niyo mpamvu rero uko gukora neza kose aho umwukuri urera, kuko urera nyine, sibyo? Wera imbuto. Hari umuntu duhetse kuganira, sinzi nazakurikira kino kiganiro, avuga ati none mwebwe ntabwo mushaka imirimo. Urumva? Ariko iyo mirimo uvuga ni iyihe? Si yo kwizera. Ati none se habanza iki? Habanza imirimo cyangwa habanza kwizera? Habanza kwizera. Noneho kandi sasa kwizera nako kudafite imirimo, sibyo ntikubaho. Ntakubaho. Kuba gupfuye. Ushobora kubona imirimo yanjye y'ubunyangamugayo. Uy'ubunyangamugayo katwumva hari inyangamugayo pastor cyane kandi bakora neza. Mu mudugudu wacu ntabwo twahakane ko atarimo abantu bakora neza. Mu mudugudu wacu zirahari, sibyo? Nanjye naciye mu matorero menshi, atari amatorero y'amadini, amatorero ya nkumba, bakatwigisha ubunyangamugayo, sibyo? Ariko ubwo bunyangamugayo wibuhuza nibyo turimo kuvuga muri Bibiliya. Niba gutorera muganda urangiye genda uvugishe uburyo inyangamugayo ari ngombwa, ngomba kuba neza n'umuturanyi. Ibyo ngibyo nibyo. Ariko bizita imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka zo ntizigishwa, ahubwo umwuka arazera. Abantu babyumva. Niki kintu bavuga kwizera rero, sibyo? Umwuka utagira imbuto ubaho. Yego, niki kintu bavuga ngo kwigisha, urumva? Rimwe tuzasanga no muri Bibiliya
aho ijambo ry'Imana rivuga ngo mugende mubagire abigisha. Numva ko ari abigisha, ariko ntabwo ari abigisha imbuto z'umwuka, ntabwo ari abigisha gukora neza, ahubwo ni abigisha Yesu, abigisha urukundo rwa Yesu yadukunze. Bamara kwigisha urwo rukundo yadukunze rukera. Aba bantu bahumva aho hantu ntabwo ari ukwigisha ngo nk'uko mbibona aha ngaha. Turemera ko hari icyo Imana ikora. Imana irihishura, yamara kwihishura hakaba barera. Harimo abarezi bagomba kurera abana, bakakugaburira Yesu kugeza ku kigero, bakabavana aha ngaha mu bwana, babigisha Yesu kugira ngo babashe gukura. Ariko si ukubigisha Imana, kuko Imana irabanza ikihishura, yamara kwihishura hakaba abakuzana b'abantu. ariko babakuza batabibwira se buti mujye mukora neza. Ariko nta kaga kuba nanone waba ugiye gufata abantu ngo ubavane ku kigero cy'ubwana ubageza ku kigero cyo gukura, ukabatanisha ukabajyana ahandi. Bakwiye kubwirwa Yesu, amara kubwirwa Yesu, noneho Yesu akuzura ubuzima bwabo, yamara kuzura ubuzima bwabo, noneho bagakura kugera ku kigero cyo kumenya Imana. Ariko uyu munsi ni ukuri biragoye. Nicyo gituma ubona rimwe abantu bagera mu rusengero bakabyina, bagera hanze n'ubundi wa munezero bari bafite hariya ukarangira. Bagize emotion, amasantima, nga bimwe twavugaga ngo ntabwo dutinya urupfu. Rimwe hari igihe tubivuga gutya, twagera hariya tukabona abantu bamwe bararize, natwe wende tukanarira. Ariko ntabwo turizwa ko mwanditsi niwe wavuze ngo nitubabare nk'abadafite ibyiringiro. Tuba dufite turababara. Ikitubabaza nuko twari dufite inshuti, iyi nshuti idukuwemo akanya gatoya tutabona k'uyu mubiri, ariko twongera kugarura wa munezero, amarira araza ya emotion ko tubuze uwo twabanaga. Urakoze kuko uvuze emotion, kuko kubabara n'umuntu agujombye urushinge urababara, sibyo kuko ukiri mu cyambaye umubiri. Ariko imitima yacu irahumurika ko turavuga ngo tuzabona uwacu, tuzongera tumubone. Ibyo rero bikaba ibitsika imitima yacu, tukanezerwa. Nubwo turira ariko turanezerwa. Nubwo turira turanezerwa. Aha, pase turimo kugana ku musozo rero. Icyo twari turimo kuvuga nuko umutima ufite ishimwe twavuze. Twabonye ko Imana rwose, reka nkubwire, niba wakubwiye ati uyihaye utanze miliyoni 5 mu rusengero wawe yemeje, yarakubeshye. Imana yavuze ngo icyo nshaka ni umutima ushima. Ushima ibyo nakoze, kuko ikintu nakoze kirakomeye. Ntanayitanga, nazayitange kuko yemeje. Ahubwo azayitange iturutse muri rwa rukundo Imana yadukunze. Nashaka ubwo we icyo azatanga sinkizi. Icyo nge nashaka kuvuga ngo icyo Imana ishaka ni umutima wumva, sibyo, wasobanukiwe, wamaze kuyimenya ko yatanze igikomeye yari ifite. Igikomeye yari ifite. Muri make ushatse kubwira umuntu ngo ntuzagire icyo utanga uvuga ngo kiremeza Imana. Namubwiye ikiyemeza. Azakora icyo cyonyine cyemeza Imana. Ahubwo uzatange icyo umutima wawe ukwemeza, atari icyo ishaka kwemeza Imana. Oya, ntabwo ariko nshatse kuvuga, sibyo. Nshatse kuvuga ngo icyo guha Imana, icyo Imana ishaka, sibyo, ni umutima wawe wamenye
ko yaguhaye icyo navuze nyine no wa mutima numara ku ibindi bikurikiraho nyuma rero icyo gihe sibyo dore impamvu mbivuga sibyo ibyo reka mbyita inyongera nta kigero cyabyo yes reka mbyita inyongera sibyo nta kigero cyabyo ariko umenya ngo icyo nyihaye ni umutima sibyo kandi uyishima kandi kuyiha umutima nabwo ntuzanye ngo uzawutura ku cyumweru oya sibyo nyuma yo gusobanukirwa ko ngubwo itimanye umwana wayo mbese ubwo icyo igifite agaciro cya nyuma aricyo yaduhaye sibyo kandi yakiduhaye n'ibindi tunyurwe hanyuma urwo rukundo rero ibindi bizakurikiraho uzambwira uzambwira reka bivuge ngo uzambwira nuko mu mitima yacu bavandimwe tuba tuje aha ngaha kugira ngo mufatanye natwe gushima Imana sibyo tutayishimira ko Venus itameze neza tutayishimira icyo tuyishimira sibyo ese ubwo itimanye umwana wayo izabura kumeresha neza Venus ibyo kumera neza byo hirya ko ntabizanye sibyo uko buriya ndamutse nkubwiye ntuyu n'umwana wanjye uyu n'umwana wanjye mutoya cyangwa se wabucura buri ibindi mba nabirangije cyane uko uravuga uti mu bana bitewe n'uwondi we ni urugero mu bana tubari muri gahunda yo gufasha bazarihirirwa kino cyumweru umwaka utaha uwe ntarimo wumvise ndajuse umukuramo sinzi niba urimo kubyumva ni ukuvuga ngo kuba nkubwiye ko ari umwana wanjye sibyo hari ibintu bimwe wise ukura muri gahunda urumva hano hari abana 40 none navuze niko uriya mutoya we uriya n'uwanjye ntabwo ahita umukuramo mu bazishyurirwa mitiweli ugahita umukuramo sibyo ukamanuka hepfo mu bo tuzishyurira umwaka utaha uyu nawe mumukuremo ubuzima burimo kumukuramo nuko kuba ari uwanjye hari ikibiherekeje cyane urimo uranyuma ni ukuvuga ngo rero kumara guhishurirwa urukundo rw'Imana yagukunze ikaguha kimwe yari ifite cyonyine navuze ngo nta kiruta ubugingo ibyo byonyine hari ibindi bintu biherekeye ibyo ntidushaka kubivuga uburyo uzaza ugashima niba uzaza hano ukigaragura kwakira ubu bugingo kwakira Kristo mu buzima bwawe hari ibiherekeje Kristo kandi ibiherekeje Kristo ni za mbuto niba uzava Nyaruguru ugatega n'ibihumbi byawe bingahe na 15 ukaza kutubwira uko urukundo rwagusabye kandi ukongera ukitegera ugasubirayo sibyo ibyo simbizi niba uzagenda ubivuga mu isoko ibyo simbizi sibyo niyo mpamvu nashaka ibizakurikiraho nyuma sibyo ni nkuko wambwira ngo nakubwiye ko uwo mwana ari uwanjye ngo buranga azajya amuzanira umugati nshobora no kutabumuzanira amuzanira irindazi sibyo ariko byakurikiye icyari cyo so nicyo ngicyo twavugaga tubifuriza abavandimwe tugera ku musozo kugira ngo muhamagare mumenye icyo twifuza ikituzana hano iyaba imitima y'abanyarwanda abari mu Rwanda abari hanze n'abatuye isi kuko kino kiganiro cyacu twagikoze mu Kinyarwanda ushobora kuzagisobanura mu Cyongereza n'abatuye isi bakacyumva tuguhaye uburenganzira ni ukugira ngo umuntu Imana ibone feedback reka feedback ndayita gute niba ari ingurane simbizi ibone igisubizo yego cyaba nk'igisubizo inyishyu cy'imirimo yakoze cy'imirimo yakoze urakoze cyane wabibi ibone igisubizo cy'imirimo yakoze uyu muntu ko nahaye umuntu ubugingo we yansubije iki yansubije kubishimira ese yarabimenye ikintu ikeneye niyo twayisubiza kubishimira ngo nicyo gitambo cyayinezeza Imana ishimwe cyane rero turasoje ni 0783 70 rimwe n'inshuro eshatu rimwe n'inshuro eshatu sibyo nicyo ngicyo ubwo abantu bahamagare tubabwira ko God ntiyabashije kuboneka ariko ari amahoro sibyo iryo tangazo se ryari rikwiriye urumva ari amahoro God ari amahoro nawe arabasuhuza ubutaha tuzaba turi kumwe mpise nditanga kugira ngo batambaza ngo God ari hehe allo ndabumva muraho pasiteri muraho cyane bigisha beza turabakunda cyane uraho nawe muvandimwe mwiza
iwacu ni Rikerebuga Donati, iwacu ni Gatsibo mu murenge wa Remera. Aha, Igatsibo rwose Donati, Imana iguha umugisha. Turabakunda cyane ariko. Aho natwe turabakunda, n'Imana irabakunda, sibyo? Yego. Niyo mpamvu tuzinduka hano kuri radio. Kugira ngo dusangire urwo rukundo rwayo. Ega buriya urukundo rw'Imana ruri ku isahane, twe tuba twaje kurusangira. Amen. Gatsibo rwose badusuriza abantu b'Igatsibo kandi ujye bararikira ikiganiro. Uzaba uduko. Benshi barabakunda rwose, twese turabakunda cyane. Aha, Gatsibo rero tutubera ambasaderi. Umunsi twavuye Rwamagana na Nyaruguru ni Gatsibo Imana ikidutije iminsi yo kubaho hano ni Gatsibo tuzabonana. Mwaba mugize neza cyane rwose, Mwana waba umugisha kabisa. Oya bizakunda. Amen. Uze kunyandikira message kugira ngo nandike nimero yawe. Noniranye mwayibonye? Nayibonye herwa na 48. Yego. Sawa udutsuriza abantu b'Igatsibo, reka twitabe n'abandi. Murakoze cyane. Arakoze Donati. Allo? Mwaramutse neza? Kurikiye cyane. Imana ishimwe. Ninde uherereye he? Amazina yanjye ni Uwingeneye Rusi. Yego Rusi. Uherereye mu karere ka Ngoma. Aha, Ngoma, Gatsibo, yego. Yego. Ikiganiro wacyumvise gira cyumvisha rwose kandi turabakunda. Amen. Imana ikomeze bashyigikire cyane. Natwe turabakunda Rusi. Yego. Abantu b'Ingoma ubadusuhurize kandi bararikira ikiganiro. Yego. Tuba no kuri WhatsApp, ushaka kunyandikire kuri WhatsApp ikiganiro nkiguhe, hanyuma ujye ukibasharinga. Yego. Ukibahe kandi ubararike saa moya n'iminota 10 ku cyumweru tujye tubana mu iteraniro. Yego. Nanjye ndi kwitegura ngiye mu materaniro. Yego, iri ngiri uzajya uribanza ujye no murindi. Ariko wariye. Yego. Kandi ntukabyihererane. Yego, murakoze cyane. Urakoze cyane Rusi. Yego. Abantu b'Iburasirazuba murakoze cyane kutubwira yuko ikiganiro mu gitega amatwi. Gatsibo, Ngoma, abo mu majyepfo nabo ntekereza ko uyu nguyu ari we mu majyepfo, ariko ni sympathique. Reka nawe dusuhuze wanza ari muri Kigali. Allo? Oui, sympathique. Mwaramutse neza. Komera sympathie. Turagusuhuje. Oui. Venusi ndamusuhuje yakumvise. Gade ntago tamwumvise ariko watubwiye impamvu birumvikana. Gade yageze impamvu ariko ni muzima. Nanjye ko ndi mu karere ka Nyarugenge. Karere ka Nyarugenge. Na Ruvenzi murenge wa Kigali. Nawe uhagarariye abanyarugenge. Tubwire ku kiganiro. Twakoze. Nacyumvise insanganyamatsiko twari dufite. Yuko ibintu nyine yavuze ko abantu batinya urupfu, nanjye ndimo n'abandi bose. Ariko abantu bafite ibyiringiro ko Kristo yapfuye akazuka, numva bamugana tutagakwiye kurutinya. Oya ni irembo kandi ritujyana heza. Igeza ngo bizera mu ijuru. None ikindi twavuze nuko iyo ubwiye umuntu ko uwizeye aba hawe ijuru. Aba hawe ijuru. Aba hawe ubugingo buhoraho, nimbuka mbivuge gutyo. Kandi twamaze imyaka irenga 20 tuvuga ko turibona ku munota wa nyuma. Ngo aho upfuye uri ugize ibyaga imodoka ikakugonga utari mu bitaro. Abantu benshi ngo bisabira kuzapfira mu bitaro ngo bamaze kwatura, ngo bisabira kuzapfa barembye. Babahamagariye abapasiteri ngo bature, mbese interuro ya nyuma igahita imuhesha ijuru. Ibyo twabyize igihe kirekire, ariko twatangiye tuvuga tuti abantu reke gufata mu mutwe. Imana yaritanze kugira ngo uwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Umwizeye afite ubugingo buhoraho.
utamwizera we ngo amaze gucirwaho iteka. Ibyo ngibyo rero iyo ubwiye umuntu ko ufite ijuru biba intambara, ariko turarifite ntituzabireka kuko wariduhaye, imitima yacu izahora imushimira. Nabihamya mbere. Urakoze, ka twakire n'uyu muntu wanze ari mu majyepfo, ndumva ari usigaye. Yego mwana wa mu. Allo. Yego mwaramutse. Waramutse. Ni Mugisha muvugana mu ntara y'amajyepfo. Aha, urakoze cyane, twari dutegereje no mu majyepfo kugira ngo intara zose tuzigeremo. Muri Gisagara babandi duherukana. Twakoze communication. Ubutaha Venuste nawe muzamushyireho yumva aho ikoranabuhanga rigeze. Kabisa cyane. Venuste twiretse kugira iteraniro ritari ryo kuri radio hano, uyu musaza yaduhuje. Yego mumeze mute? Tumeze neza ku kiganiro muriho kabisa ni cyiza. Abantu bamenye ko Imana ari yadukunze ntago ari twayikunda. Yego. Hanyuma dutindishizwe n'ubuntu kubwo kwizera. Amen. Kandi duha icy'agaciro yari ifite. Nuko nta kintu Imana yasigaranye. Yego kabisa. Itaduha umwana wayo ariko ubu kisigaye ikindi kintu cy'agaciro. Uriya murongo wasomye wo muri ntuza abantu bagiye bawumenya muri Zaburi ya 50 umurongo wa 8 ukamanuka. Ntacyo umuntu yatanga kugira ngo aronke agakiza. Nese urayiha zahabu kandi ziri mu butaka tutazi ari izayo. Icyo kibazo se cy'abantu bafite isi yose. Ikeneye rero ko tuyishimira icy'agaciro yadukoreye. Na zahabu bazazitange. Na zahabu bazazitange. Ariko zivuye mu rukundo. Yego. Aha. Reka rero tugane ku musozo. Niba umwami Yesu nkunda ndamahoro, hari hasigaye wo mu burengerazuba no mu majyepfo, bazize nyinshi ndamahoro, naho ndiho naho napfa, ziko nkungwa n'Uwiteka, Yesu amibyo nyena byose ndamahoro, naho haza ibyago byinshi ndamahoro. Niba hari umuntu Yesu n'umukiza wanjye ndamahoro. Urakoze, reka nitabe uyu muntu. Allo. Amahoro bwana Elia. Natwe turashima. Makuru kirwamagana. Ndaho numva uyu munsi turi butera naho ndi aho ngaho. Waruzi kuri buze? Nyiramagabasa. Twaguhombye ariko ubutaha uzaza. Ngaho dufite umunota umwe dusigaje. Ariko ikintu nashakaga kuvugaho. Biba byiza guterana gutya, ariko no guterana nyine tugaterana nk'abavandimwe. Ntabwo rero ngira ubwoba bwo gutanga nimero ngera. Abantu b'Iburasirazuba twaganira, natwe twagira iteraniro kuri telefoni. Abantu bari Iburasirazuba oya, ahubwo nabo mu majyaruguru nabo baguhamagara. So umuntu ukeneye nimero za Elia nibitegure nyibahe. Ndaza kuyibaguhera. Kuko buri wese ntiyatanga nimero kuri radio. Ahubwo umuntu ukeneye nimero ya Elia ndayifite, anyandikire kuri izi nimero muhamagaraho ndaza kuyimuha. Sawa urakoze. Reka rero dusoze tubashimira abavandimwe mwabanye natwe, kandi Imana ikomeze kutugirira neza. Inkunga tugusaba, gerageza ubwira abantu kino kiganiro. Saa moya n'iminota 10 buti muze tujye mu materaniro. Unamuhamagara cyangwa umuha message, hanyuma duhure dusangire urukundo rw'Imana. Imitima yacu ikomeze mwishimwe. Basi sezera. Ubuntu bw'Imana bubane na buri umwe wese, kandi gufashwa nayo no guhishurirwa biganza imitima yanyu. Imana ibaho umugisha. Murakoze.